Hello beautiful people, hello guys, mumeze mute? So guys, muri ino minsi ya sama dusigaranye rero, nimuze mbatembereze mu Kagera. Muti kubera iki Akagera rero? Akagera National Park rero ni parike y'igihugu iba mu birometero 110 uturutse mu mujyi wa Kigali, ubwo mu modoka ni amasaha 2 n'igice hafi 3. Akagera National Park rero ni ahantu nyaburanga ushobora gusura ukabona inyamaswa zitandukanye. So ahangaha rero twari turimo turinjira, tugeze aho binjirira. Aha ni kuri reception, niho baduhera briefing, bakatubwira igihe Akagera kabaye established, ese no kubera iki kiswe Akagera, bakatubwira ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora kugira ngo bigende neza. Aha rero twari dutangiye game drive yacu, tugenda tureba inyamaswa zitandukanye. You can see impara, imparage, ibiyaga bitandukanye. These are the zebras, ziba zifite amabara y'umweru n'umukara. One of the best animals you guys can see. There are some giraffes twita udusumbashyamba, dore ngaka kuri no ibumoso. Hakaza inkura n'izindi nyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. So kwinjira ku munyarwanda rero ni 15,000. ya urumva ko atari amafaranga menshi. Zimwe mu nyamaswa rero twagiye tubona nk'uko nabibabwiraga ni zebra, imparage, elephant, inzovu, inyamaswa nini cyane ishobora gupima kuri tone hafi 7 zirenga. Hakaza rhino, inkura. Rhino yo ikintu izwiho ni inyamaswa ziba zitinya urusaku. Hakaza rero impara cyangwa ihene z'ishyamba. Utu ni utunyamaswa tuba turisha ibyatsi. Hakaza rero n'amoko y'inyoni atandukanye meza abayo. Mu Kagera rero haba n'ibiyaga bitandukanye, hari Lake Ihema, hari za Shakani zose. Ibyo biyaga rero byose bihabwa amazi n'umugezi w'Akagera, kandi ibyo biyaga byose n'iyo migezi byose bigafasha guha amazi izi nyamaswa. Ni ukuvuga ngo muri game drive akenshi biba byiza iyo muciye ku kiyaga mu masaha ya saa 9 gutyo, saa 10. Iyo hari akazuba inyamaswa ziba zashotse, babyita gushoka, zikagenda zikanywa amazi nyine kuri ibyo biyaga byose bizengurutse mu Kagera. So these are the zebras. Actually inyamaswa zikunda kugaragara cyane n'izi ndyabyatsi, and there are some baboons of course. Izi zo kenshi tuzisanga ku mihanda nyine yo mu Kagera ibirimo. Baboons niho ziba zibereye. Yego, hano rero harimo impara. Ni ukuvuga ngo impamvu izi mpara muri kuzibona ahantu mu byatsi bigufi, ni ukuvuga ngo zikundira hano mu byatsi, kuko iyo iri hano ibasha kureba izi predators zishobora kuyataka, ikazirebera nyine mu nguni zose kugira ngo niza ize yayibonye. Yego, kuko nk'uko mubizi nyine muri parike hari inyamaswa zimwe ziba zitunzwe n'izindi, arizo twita predators, inyamaswa z'indyanyama. Hanyuma hakaba n'izo twita preys za herbivores. Yego, hanyuma rero muri bya biyaga nk'uko nababwiye habamo imvubu. These are the hippopotamus. Izi aba ari inyamaswa ahanini zikunda kwibera mu mazi. Yego, mu mazi akenshi ni hippopotamus zibamo, na some crocodiles. Yego, izi mvubu rero hano aba ari mu masaha nyine ya saa 9 kumwe izuba riba ryacanye, zibereye mu mazi ziruhukira. Hanyuma rero mushobora kumbaza ngo kuki nta ntare twabonye. Ni ukuvuga ngo tuba turi muri game drive, just ni umukino. Mwebwe murazenguruka mukagerageza gutrackinga ahantu mutekereza ko inyamaswa zishobora kuboneka, then mukahazenguruka.
ni amahirwe, ushobora kuzibona cyangwa ntuzibone, nyine byose birashoboka. Gusa zimwe mu nyamaswa twabonye nk'uko nabibabwiye harimo imparage, the zebra, hakabamo giraffe, udusumbashyamba zimwe ziba ari ndende, hakabamo inyoni z'amoko atandukanye, then tukabona za hippopotamus zo mu mazi, we saw some baboons ziri ku mihanda, yego, hakaza elephant. Ni ukuvuga ngo ahanini abantu basura Akagera baba bagiye gushaka izo twita big five animals. Big five animals nk'uko nabibabwiye ni inyamaswa eshanu kera abahigi ba kera iyo bajyaga guhiga ni inyamaswa zabarushyaga. Of course uko wahiga isha ntabwo ari nk'uko wahiga intare. So the big five animals harimo intare, elephant, buffalo, hakaza rhino, yego ndumva ari izo ngizo. Nizo rero ugiye mu Kagera cyangwa other savannah areas nka za Serengeti na za Masai Mara, their first motivation ni ukugira ngo muri big five za nyamaswa zose bagerageze gukora iki, kuzibona. So guys, when you get time namwe mwajya kuhasura, ni ahantu heza, only 15k ku munyarwanda, so you have memories nziza, mugafata udufoto, it would be such a good thing. So see you guys, any idea you can share. Thank you.